Ibihe byiza nshuti mukunzi wowe udukurikirana kuri David Kwizera artist, muraho kandi muraho neza. Nitwa JP zo ndabakunda cyane, ngira ngo tumaze rwose kumenyerana, ariko nizere ko mutaraturambirwa cyane ko natwe dukoresha udushya twose kugira ngo mu by'ukuri tutabarambira cyangwa se ngo namwe muduhararukwe. Usibye ko burya n'umuntu uhararaga hararukwa, uramuntu abasa n'ufite akantu k'akarwara katari keza. Ntimukaduharare, ahubwo mureke mu by'ukuri tugumane kandi mukomeze guhabwa umugisha kubwo kudushyigikira mukatuba hafi. Imana ibaha umugisha. Ngira ngo murimo murabona abasirimu bacu, muraho neza aba bose. Gira amahoro cyane. Mabuja nibaguhereza mikoro ubu none turimo turavugana, ndashaka kuvugana nawe cyane. Haleluya. Amen. Umeze neza? Meze neza cyane. Hari ibintu byinshi dukomeje kugenda twumva kandi ntabwo ari uruntu, ahubwo twumvise ari ibintu mu by'ukuri bishobora kurushaho gusunikira umuntu ku Mana. Ariko noneho iyo twumva ko ari wowe byabayeho, hamwe na hamwe urabizi tugaragaza emotion, ahandi nanone tukisekera, ariko wowe ku ruhande rwawe nkawe nka nyir'ubwite uba wumva umeze uti? Mbarumva bindenga. Mbura uko mbivuga rwose, numva birenze umutima wanjye, kubera ko ni amateka menshi cyane y'ubuzima twanyuzemo bugoye kandi bukomeye. Ariko tubonye gutyo ubu tumeze, dushima Imana tukayiha icyubahiro, kuko ntabwo twari tuzi neza ko twashyika aha turi. Gusa Imana ihabwa icyubahiro. Icyo gihe wari ufite ibiro nk'ibyo ngibyo ufite? Oya pe, icyo gihe ntabwo nari mfite ibiro nk'ibyo mfite, nari muto cyane kuko nashingiye mfite ibiro nka 45 gutyo, biranakomeza. Ariko ubu ngubu ndi mu biro byinshi cyane. Oya, mu by'ukuri n'uburyo urimo uravuga gupanga umwuka bisaba nyine kumanaginga, kuko ndumva uragusagukana nyine kubera ibiro, ukaba wumva nyine ko urimo urafatira hejuru. Wahita unsubiza ngo ibyo ni ukubera Imana? Ibyo ni ukubera Imana. Haleluya. Ndagira ngo dusenge gatoya, hanyuma ndifuza ko kuri iki gice ndaza kukubaza, ariko ntabwo ndi bukubaze cyane nk'ushaka kukubazagiza, ahubwo ndi buze mu by'ukuri kugira igihe kinini cyane cyo kukumva, kuko mu bice byinshi twagiye twumva David nkaho yari ari wenyine, ariko akakuvugaho cyane. Kandi burya bajya bavuga ngo reka mbanze ndebe, urasagaho kari kundi karahandurika, ariko akawe David kamubabaje cyane se kurusha wowe. Niyo mpamvu ngira ngo hano tuze kukumva cyane kuruta kumva David. Reka nkwemerere noneho kuri iyi nshuro abari nawe usenga isengesho rito ry'amasegonda 7 kandi ubushyizemo ishimwe ryawe ryose. Urakoze cyane. Shirwa hejuru Kristo, wambaye icyubahiro no gukomera. Turagushimye cyane Data, wagize neza kubana natwe mu minsi yose yatambutse, waraturengeye, watubaye hafi. Tugarutswe hano Mwami duhigura imihigo twahize imihigo myinshi, tuvuga ko nutugirira neza tuzabwira abandi aho wadukuye. Uyu ni wa muhigo Kristo twaje guhigura, twibutse aho wadukuye, twibutse ineza watugiriye. Twanze kwiyumanganya Kristo, turagira ngo tubibwire n'abandi barushaho gukomera. Ni ukuri ngaho ukomeza kudufasha kandi dushyigikire, kandi n'abaduteze amatwi babashe kubyumva, none n'iteka ryose Yesu, amen. Ni ukuvuga ngo ayo yari amasegonda 7 gusa? Arenze se? Turakwakiriye kuri kamera ndetse n'umutware wawe David. Ntabwo ngewe njya mpwema kuvuga ibyiza biri hano kuri DK, cyangwa se sinjya mpwema kuvuga ko David ari n'umuproducer kugeza kuri uyu mwanya, ubasha gukora indirimbo, imiziki. Ariko David buriya washobora no gukora n'indirimbo za karanga capo zisi. Injaruwa? Oya zisi nyine. Karanga capo se injaruwa? Nayigize ngo ni urayimbaje kandi uzi ko jone yayigukubita indobe.
warababwiye ko na ndirimbo nakwemere nayikubise buretse mbanze nkwereke kubera ko nyine ntarayibona ndacyagira ndaba ndetse muri mastering David indirimbo yose ndakubita n'amasekira kandi sinjye nyine burado mfite n'umuproducer wundi dufatanya yego iyo ndahari abahari yego iyo udahari abahari ubundi gatoya wenda ubwo nkujyanye hirya gatoya mu njyana uririmba ntaga hip hop ugiramo njyewe izanjye nta karimo ariko wagashobora ka hip hop ntagakubita da watunyurizaho gake nk'umuhanzi ukideburiya gatoya tukumva duhagaze ahangaha kugira ngo tubahe ubuhamya Imana yadukoreye ibikomeye byinshi cyane ka hip hop wambwiye ova inshuti mudukurikiye ahangaha kuri DVD Kwizera Artiste duhagaze ahangaha kugira ngo tubahereze ubuhamya bw'ibyo tubayeho kandi bubakomeze kugira aho bubavana naho bubageza ikintu baza wow David kabisa bomba crap iyo ndirimbisha rap urazi se microphone ndagira ngo nkubwire mu by'ukuri David ntabwo aho wari uri ariho uyu munsi uri n'ibyishimo bikomeye cyane ngira ngo ibyo ari byo byose ubwo abantu banabyumve ko n'uwaza kwa David afite na hip hop kameme wayikora buryo uri umuproducer urakora hanyuma rero ndagira ngo tunyaruke tudatinze David wigeze utubwira ko hari indirimbo wigeze uririmba ngo mu bigeragezo birumvikana nyine uko waterwaga n'amaganya wafashaga mukavuga uti Imana ubundi ibi bintu by'impano yo kuririmba na mbere y'ayo mateka wari ubifite cyangwa byakwatatse kubera imibereho hamwe nyine akagozi gashobora kukurya ugasamba ariko ugatera umugero uririmba ku bantu bakurikiranye neza ibice byacu by'ubuhamya nababwiye ko menyana na madamu bwa mbere aho twahuriye ku cyumba nari ndimo ndaririmba yego ariko naririmbaga indirimbo itari yanjye yo ku nkombo narabibabwiye yego ariko mbabwira ko icyo gihe nanjye numvaga nkunda guhimba ariko nagerageza guhimba indirimbo ngahimba nk'igice kimwe ikindi kikananira nkabyihorera ariko isezerano rihari ngo uzaririmba yego hanyuma rero ubu kuri kino gihe guhimba indirimbo zirisukiranya nk'amazi yego mpagarara kuri mikoro gusa nkaririmba nta nubwo nirirwa nandika ndavuga ni ngiye kuririmba kuri iki kintu kuri iyi topic nkaririmba yego ariko icyo gihe ndi umunyonzi mu muhanda niho natangiye gutungurwa nuko indirimbo nayihimbaga noneho aho nicaye naragendaga ngafata nk'urupapuro n'agakaramu nkahava indirimbo nyirangije na refure n'ibitero bitatu ku munsi wibazaga uko igare ryawe baritwaye umugore nta kintu yabonye dore ko hari n'ahantu watubwiye ko ngo yigeze afatwa n'isereri ngo nuko barakubwira bati nyaboneka uyu mudamu buriya ntabwo ari ibindi birenze ahubwo n'inzara mu by'ukuri David umuntu aramutse abyumvise nyine yakumva ko ari ibintu byari bikomeye uwo munsi nabwo wararirimbye cyangwa wariyumanganije ese igare baje kuri guha gute igare oya bararifungaga bageza nimugoroba bakavuga bati twakumvishije bagafungura bakaguhereza nyine bati wumvise icyo ariko ubwo urumva nyine kwabaga ari ukurara inzara wenda nejo ari umunsi wo kuverisa igare uretse ko nyiri igare yamberaga umuntu mwiza nkamubwira ibibazo nagize akabyumva mbyara n'umwana wa mbere yampaye ibyumweru bitatu ntazishyura nzakora ntaverisa yego ubwo rero bararifunguraga nimugoroba bakari guhereza nkarizamukana n'amarira nyine nta n'igiceri ntahanye mu rugo cyakoze nahimbye indirimbo niba narabyumvise neza ngo wazize igikabutura n'ikabutura yari yarizingazinze hasi nk'iyariwe n'inka yego ariko nyine yabaga yameshe madamu yayimesaga nijoro akanayidodadoda yego ariko nyine ntabwo yasaga nabi kuko ndi umuntu ugerageza kugira agasuku ariko nyine sinzi satani ntekereza ko ibintu byinshi nubwo tuvuga ko ari satani ariko Imana iyo ishaka kukwigisha amashuri abantu bose irabakoresha buriya hari n'amashuri yagombaga no kunyigishiriza mu muhanda naho nkayamenya kugira ngo iki gihe mbe mfite ibyo mvuga mbwira abantu aho navuye
mbabwira ko Imana iriho kugira ngo nabo bayizere. kuki wambaraga ikabutura byibuze utambaye ipantaro wenda ngo bakugayire ko wenda ishaje ariko aba ari ipantaro? Ntayo nari mfite twimuka n'utwenda nari nsigaranye nagerageje kwimukana. Madamu yaradufuze aho ngaho mwiyo nzu nahomaga atwanitse baratwiba. Yarasohotse hanze asanga imyenda bayibye. Ubwo yari yagize ngo ni nka ruguru yongeyeho kwisusa twabanje kuba kuko ho ntago hakunza kuba ingeso zo kwiba. Ariko aho twari kwageze mu Bugarama gahunda yari ukwanika umwenda ukahava wumye. Rero ntago twabimenye, yari yarameshe utwenda twose baratwiba. Ubwo no kuvanga iyo ngiyo kuko ariyo nari nagiye nambaye niyo nasigaranye kandi ntago nari mfite ubushobozi bwo kuba nagura indi. Ndasa naho nsubiza inyuma gatoya basubiza inyuma gatoya ariko umpera mikoro wa madamu ngira ngo noneho wagira ngo mwageze mu rukiko kuko ndi kumva ibibazo birimo birisukiranya. Madamu Uwizeye, dushingiye cyane ku buhamya bw'ahashize cyangwa ku gice cy'ahashize, hari ahantu umugabo wawe yagezeho avuga ko wagiye unagira ibishuko byinshi, yabivuze abisimbuka, ariko avuga ko hari abantu baguhaga rwose n'amafaranga n'ibishoro kugira ngo ukunde rwose usige nzengerere yaho ngaho, hanyuma barebe uburyo bakuremera ubuzima ariko uve mu mibabaro ariko bagutandukanije n'umugabo. Nkawe muri ibi bihe birumvikana wakomeje gutsinda, ntabwo wari kuba waratsinze icyaha mbere yuko mubana ngo kijye kugufata mwabiriya bihe, ariko nanone wari ugeze ku rwego kubitwa n'isereri. Kuki utitoreye ifaranga wa muvandimwe we kubona hakora imari kujugunye David? Mu by'ukuri ese koko uru rugero rwo gushukwa nibyo koko cyangwa umugabo yarakubeshyeye? Oya, ntabwo yambeshyeye. Mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu byatubayeho. Yego. Kandi twari mu isezerano. Yego. Ntabwo nari gufatara amafaranga cyangwa biriya bishuko. Gusa inzara yaraturiye pe. Inzara yaraturiye bikomeye. Kubera ko aho mu iyo nzu yababwiraga twabayemo tuyihoma. Yego. Twaje kuyibamo tunabyariramo n'umwana wa mbere, inzu turayirangiza. Tumaze kuyirangiza noneho rero biba ngombwa ko tuyishyura kuko n'ubundi igihe baduhaye cyo kuyibamo cyari kirangiye. Yego. Noneho ubwishyu burabura kandi yadusabaga amafaranga menshi, habona ko turangira indi nzu yo kubamo. Yego. Rero twaje kuyivamo iyo nzu turagenda tujya ahantu i Nyabintare. Yego. Tuhageze nari mfite uwo mwana, tuhageze n'ubundi amafaranga turayabura. Cyakora yumvikana n'umutware wanjye yuko aramuhereza ikawa akajya amubagarira. Yego. N'ubundi bagahafatirira ku iyo nzu. Ikawa araziduhereza, bamaze kuziduha turabagara icyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya kabiri abadayimoni batangira kumfata bavuga ngo nimbavire mu nzu. Yego. Abadayimoni ba nyiri iyo nzu yari yarapfuye n'umugabo yarapfuye. Rero umudamu waho wapfuye bakaza bakatuniga. Twaryamisha umwana neza tugasanga umwana yabyutse. Yego. Yagiye yatambamye hasi hepfo mu mirambizo. Yego. Umwana abadayimoni bakamujwinyuza. Twasenga Imana abadayimoni bakavuga ngo mudusokere mu nzu, nimutuvire mu nzu. Hano umutware wanjye yamenyereye guhangana n'ubundi n'abadayimoni, ati n'ubundi nzahangana nabo, ati bazagenda njye ntabwo nzagenda. Yego. Rero igihe cyaje kugera neza umwana aragagara ari ninjoro. Umwana aragagara tubona ko avuye mu mwuka. Umutware wanjye yahise amufata ati noneho umwana arapfuye. Arasenga biranga, amaso y'umutware ahaza. Rero umutware wanjye ahita amuterura gutyo, yambara inkweto z'ibusane, atereka njye gushaka bene data bamfashe gusenga. Yambara bodaboda z'imushane. Ubwo ngubwo arirukanse no mu isume ariruka nkaraterura ariruka. Masigara ndi njyenyine gusa nabanaga n'agasaza kanjye. Yego. Noneho rero umugabo aragenda ngo ageze mu nzira yumva umwana aritumye. Aravuga ati ubwo umwana yitumye atashobora kuba akize kandi aho kubwo yarataye bitabapfa. Ariko agomeza aragenda
arihuta cyane agera kwa Nyabahigi ku muma witwaga Nyabahigi wasengaga wasengeraga no ku rusengero twasengeragaho. Nyabahigi ni umugabo we yitwa Ferediana ubwo nayo mvuze Nyabahigi ariko we ubwo ni Ferediana muka Nyabahigi niko twakundaga kumwita. Noneho rero aradusenyera tubwira ati cyakora ati hari ahantu ku cyumba umuntu agenda akavayo akizi. Noneho turavuga tuti duha turangire tujyeyo. Araturangira aratuyobora turanahashyika koko turabasuhuza baranatwakira tubabwira. Nyuma gato hadusanze umwana w'umuhanuzi aratubwira ngo Imana iramubwiye ngo inzu mwavuyemo ndimuzongere kuyisubiramo. Hahandi twavanye umwana arwaye uko yaje nkurikiye akansangaho n'ubundi umuhanuzi yatubwiye ngo Imana irambwiye aho narindi ndi mu murima ngo ninze sanga abantu barano mbabwire ngo inzu mwavuyemo ntimuzongere kuyisubiramo nimusubiramo muzahagwa. Hezizo nyagwa zinzu none inzu yose mwageragamo niko yabagiroze iyo yari danje nuko ubu ntabwo twahavuga mu izina ariko tunahavuze bahita bahamenya harazwe nyine ariko twebwe kuko twari twarihebye ntandi mahitamo twagiye kuhaba ariko tubizi turi no gusasa tukigeramo turi noneho wibuke ko twagezemo hari n'umwana wabo uba mu kandi kumba ko hirya ariko icyumba cy'iwabo ngo bararagaho batarapfa nta muntu wemerewe kugikandagiramo. Noneho kwebwe dusanga harimo igitanda cyiza turavuga tutarararara igihe tumaze turatwigaragura twebwe dusasa kuri cya gitanda. Madame ahita ambwira ngo ngumva ukuntu umuntu ambwiye ngijwirire ngo numvise ngo umuntu ambwira ngaha hantu ngo nimutahava nabi muzahava muri imirambo. Si wabimbwiye turi gusasa se mwaho? Yego. Ndamubwira nti nakazi kabyo ibyo by'abadayimoni ibyo nge nzahangana nabyo. Komeza. Nkaye. Eze se numva mwarihebye ari Imana yambwiye ngo ahantu muvuye n'Imana ihabavanye. Yego. Kuko uwo mwana nahavuye yapfuye ati bitabapfu sinabimenya ndamanuka ngeze kwa usinze umuntu wandebe aravuga ati nyamara uyu mwana yapfuye nge niruka nkangera aho ngaho kwa Mukanya Bahigi yarasengaga. Yego. Ariko afite no kuntu atanga n'ibintu n'imiti ya Kinyarwanda ndavuga nti wenda ntarabura icyo mfasha. Yego. Asengera umwana atangira kugarura akajisho agaruka mu buzima ariko ahita avuga ngo ni mujyane namanje kumujyana kurya kane ngo bamutere urushinge rw'umuriro. Yego. Mvuye kurya kane nibwo naje nsanga nawe urahageze waje unkurikiye nasize urwaye umutwe wari umutwe wendaga kumeneka. Yego. Nawe wankurikiye nibyenda ukuntu hanyuma nibwo nahise mbasanga n'uwo mwana wo muhanuzi avuga ngo Imana niyo inyohereje rambwiye ngo mbabwire ngo ahantu muvuye abantu nsanga hano mbabwire ngo ahantu muvuye ntimwongere kuhasubira. Nibwo rero Mukanya Bahigi yahise atangira kutugira inama iyo ahantu basenga kugira ngo tujyeyo ariko kandi ari no kugira ngo base tuhamara iminsi turi no kureba ese turajyahe. Yego. Ni ibyo ngibyo. Okay. Yewe wa mugani madame aba yaragiye abyibagirwa bimwe. Mba naragiye mbyibagirwa bimwe ariko si no kubyibagirwa nuko aba ari byinshi. Hari igihe ubura aho uhera ukabura nawe usiriza. Rero twarahageze ko uwo mama usenga aratwakira tumubwira ibibazo dufite ati rwose hano umuntu arahaba agataha akize. Rero twarahagumye tumaze kuhaguma aradusengera umwana aza no koroherwamo buhoro. Igihe kigeze rero nenda tworohewe akajya abwira umutware wanjye ati byivugire bo yari umuntu nyine wasengaga. Yego. Noneho akanyihererana akambwira ati rero ngewe ndi umuvugabutumwa ngenda ahantu hatandukanye ariko ndashaka ko madamu wawe turajya tumusiga ahangaha ukaza tukagenda mu ivugabutumwa. Yego. Ngewe ngenda Uganda ngenda Tanzania ngenda he ariko ambwira yego atubwo ndashaka ko madamu wawe turaga tumusiga ahangaha agasigara ku rugo ukaza tukagenda tukajya mu ivugabutumwa. Nkavuga se tuzamara igihe kingana iki tukamara nk'icyumweru bibiri tukagaruka tukamusanga kandi nyine yari umugore utagira umugabo. Ndavuga ati karabaye rero. Uwo mugore yashakaga yuko yajya kujyana mu ivugabutumwa nyine arambwira ati ubundi ubuzima murimo nimwe mwabwishyizemo abantu mbona mufite impano zo kuba musenga ntago mukwiye kubaho gutya. Madamu nagenda asigara uze tugende turaga tugenda mu ivugabutumwa
yego aho niho navuze ati rero ahangaha mpita numva ibintu ntago byoroshye mpita mvuga ati ubu ni uguhunga kugira ngo yego umuntu adapfa hanyuma rero rwose sinzi ahantu yagiye twaramubwiye ngo dushaka gutaha aduca amafaranga noneho yumvise ko ibyo namubwiye ko namuhakaniye ko ndashaka kuzajyana nawe mu ivugabutumwa nabyanze ndamubwira ati ahubwo turashaka kuva hano tugende ahita ambwira ati iminsi mumaze hano muranyishyura iminsi mumaze hano ese turakwishyura ngahe muranyishyura 3,500 y'ikirago niko yatubwiye ni wa mugore wa Nyirabahigi oya haraho yaturangiye ku muntu usenga ku muntu wundi usenga ubwo we ntago twamuvuga nyine okay niba nahari ni ukuvuga ngo uwo we yabakuyemo burani kosiyo ni iki we yaratubwiye ati nyine yumvise ko nanze twarageze bwose aratwishimira anatwitaho ariko noneho ngewe abonuri rwiza ariko akanyihererana mbo gakemano wagereka bijabira akanyihererana none atangira kumbwira ukuntu mbese uburyo yabimbwiragamo yabimbwiraga ambwira ati mugore mureke umusige dutangire tugende tujya mu ivugabutumwa tugende tumara icyumweru tuze tuzana amafaranga tumuhe dusubireyo mu ivugabutumwa mpita mbyumvamo ikintu nk'umuntu mukuru nyumvisemo ndamubwira ndi tuzabiganira na madamu mbo uyu nyine nabimubwiye ariko mubwira ntiyambwiye uko nguko none rero ndumva gahunda ari uko tugomba gushaka ukuntu tuva ahangaha yego gushaka uko tuva aho ngaho rero ndamubwira ati bya bintu wambwiye ntabwo bishoboka ntabwo nasiga umudamu kandi ndatekereza ko n'ubundi madamu yari atwite inda ya kabiri kuko twabyaye indahekana yatwaye inda ya kabiri umwana afite amezi 4 ubwo ibyo byose n'ubundi yari atwite n'inda ya kabiri irimo itangira kugaragara yego hanyuma ndavuga ati ntago namusigana gahinja ngo musiga amezi uko ngiye ntago bira bintu byo kugenda nabyemera ahita arakara arambwira ati igihe mu mazamu murahita munyishyura amafaranga y'ikirago yego ese amafaranga y'ikirago nangahe ntago nyine kwari ukugura ikirago na amafaranga y'ikirago tumaze iminsi nyine twigaraguraho yego amafaranga y'ikirago ni 3,500 ubwo rero icyo gihe kumbwira 3,500 ni nko kumbwira miliyoni ya kino gihe kuri ngewe yari amafaranga nibaza ariko ubundi ubwo nayabona avuye 3,500 muzihe nzira nayabonamo numva ni nka miliyoni ambwiye tunyarutse ntago nayamuhaye twafashe gahunda yo kumucika twafashe akantu kacu bita ibumba niko twatwaragamo utuntu niba ari utwenda n'ibiki sinzi ahantu yaranyarukiye gato niba agiye gusoroma utuboga turasohoka tuzamuka umusozi turirukanka niwe bari wasengeye wa mwana se urumva twahageze tukiva kwa aho ngaho kwa Nyabahigi by'ukuri kuko twari naye navuye ruguru muri yanzu umwana ameze nk'uwapfuye mu Kanyabahigi akamusengera umwana akagarura amaso ndetse akanatwohereza no kurya kane ahantu hari farumasi bakamutera urushinge mu by'ukuri umwana twahavuye ari muzima nyine gusa asigaranye ibintu kunywa ya miti twavanye aho ngaho banamuteye urushinge baduhaye n'imiti noneho uwo mudamu wa Nyabahigi ni nawe waduhaye amafaranga 700 twishyuye aho ngaho kuri farumasi baduha n'ibinini ubwo yarasigaye umwana ahanganye n'ikibazo cy'umuriro ikintu mu by'ukuri nyirizina cyatumye tujya aho ngaho turi kuvuga nuko bitari ngombwa ko dusubira mu nzu twabagamo kandi nabwo ntitwari kuguma aho ngaho kwa Nyabahigi noneho nibwo ko numva mwari mwajyanye umwana umwe se harya kiretse niba numva n'umwe nyine madamu yari atwite niwe mwari mufite niwe twari dufite atwite n'inda ya kabiri nyine indahekana ibintu nk'ibyo arantu rero mwahise munjyana madamu ataransubiza ikibazo nari namubajije ngira ngo umunsubirize mikoro byombi tubivugeho ibi bintu byo kwanga ikoca ibi bintu byo kwanga ikoca mw'abantu mwe kandi ubona mumeze nabi mu by'ukuri niba koko byarabayeho nta ukubwiye ngo umuvuge ariko haba hariho nk'umuntu yaba yaragushukishije ibifaranga byinshi mu by'ukuri ukaba warabyanze ntunigire inama yo kuvuga ati basi mu Kinyarwanda baravuga ngo ufashe rimwe ntaba amazeho reka ngerageze byose byaranje ndeba uburyo wenda izi faranga niba ari 40-50 biza impamvu nkubajije iki kibazo nuko hari abagore bajya babona n'abagabo babo byabacanze
ibi bintu bakabigiramo umushinga, kavuga ati umugabo wanjye ndamukunda ariko nanone sinamureka, ariko nanone reka ndebe uburyo basi nagerageza rimwe ariko tukabaho. Wowe kucyo utagerageje nibura ngo urebe ukuntu nyamuneka mwakirwanaho? Mu by'ukuri ntabwo nari kubikora. Yego. Abangerageje si umwe si na babiri, ariko naharaniye gutsinda kandi nagumye ku isezerano. Yego. Urumva ingeso ntigeze njyamo, ndi umukobwa ntabwo mba umumama nari kuzishobora, ntabwo nari kubishobora uko ni ikintu naharaniye gutsinda, kandi kugera na n'ubu mba numva nzahabwa ikamba ryarindi ry'abantu bihanganiye icyo kintu. Yego. Yego, mu by'ukuri barashutse, inzara yaraturiye cyane. Hari igihe nabyaye umutware wanjye adahari, yagiye kuririmba. Yego. Hari ahantu habaye igiterane, aragenda ajya kuririmba. Hajya ahantu wagiye kuririmba ugenda n'amaguru ni hehe nyibutse? Nyanunda. Yagiye Imwezi kuririmba. Nyanunda. Amaze kugenda haza umupapa umwe arambwira ati ariko ubundi inzara ikurira aha hantu n'umwana unatwite, wanyemere nkaguha amafaranga ugacuruza uyu mugabo ukamwihorera. Biragenda ngo ari gusenga, ngo ari kuririmba, ibyo bintu ukabivamo wowe ukabishingukamo. Ndamubwira ati suko nahamagawe. Yari n'umudiyakoni wo ku rusengero rwatwakiriye. Ndamubwira nti suko nahamagawe, inzara nubwo yandya uko namera kose njye niyemeje kuzabana n'Imana. Haza n'undi we araza arambwira ati ngwino nkubwire, inzara yaturiye, twaburaye, twabwiriwe. Yabaje kuduha intebe n'akameza. Subyibuka. Tutamuvuga katubyibuka. Izina ntimurivuge, ariko n'urugendo rw'ubuhamya nyuma nyine urabyura rugamije kugana ku ntsinzi n'uburyo bagenzi bacu badukurikirana bagera kuri iyo ntsinzi. Yego. Yego. Ibyo byaje kurangira rero ambwira ngo ampa amafaranga ncuruze, nkora ibi ucuruza, uriya mugabo mureke, uriya mugabo wabaye nabi, umwana inzara yaramwishe, nawe reba ukuntu umeze, atuje nkaguteza imbere nkaguha amafaranga ukirwanaho, uriya mugabo ukamureka. Naravuze ngo ntabwo nabikora. Yego. Nubaha Imana kandi nzi ko izangirira neza. Hari naho rero n'ubundi nari ntwite mfite n'umwana, inzara yaturiye rwose tumeze nabi. Arambwira ati hano bahishije ibiryo kandi birahari ngwino urye. Yego. Urumva umwana ari kurira kubera inzara, icyo munda kiri gusimbuka, urabizi umumama utwite inzara agira. Yego. Naravuze ni Imana ishimwe, reka ngende ame ku ibyo biryo. Yego. Naragiye nihuta mpita ninjira. Yego. Ndicara nkimara kwicara ngiye kubona munafunguye televiziyo ashyizemo porono. Arambwira ati rero urye, ugaburira umwana hage, umuryamishe, ndakubwira ikintu turi bukore. Ati rwose ibi biryo ubirye wenyine, nibyo bambikira ariko ndabiguhaye. Ndamubaza ati ibyo ni ibiki ushyizemo? Ati nyine ibintu ushyizemo nawe wibwirize. Yego. Nitaye ko umwana ari kurira, nitaye inzara afite, nese mpaguruka ndabisiga. Yego. Ndasohoka ndigendera, ndavuga nti uko byagenda kose Imana izandengera. Yego. Mu by'ukuri hari ibintu numva bindenga mbura uko mvuga. Narasohotse ndigendera ndamwihorera, ntabwo yigeze nama, umwana agomeza ararira cyane, ntiyanamamagara ati ngwino. Nawe kwari ukubera inzara umwana kwari ukubera inzara. Kandi uwo mugabo igihe cyose yahoraga ambwira ngo nguje ngo tukabana, ntabwo inzara yakongera kukurya ukundi. Noneho nkumva nyine ibyo bintu ntabwo nabikora. Ahubwo we antega inzara, abonye ko inzara yanzahaje cyane n'umwana, arambya ngo ngwino nguhe ku biryo, dore ugiye gupfa n'inzara. Ngenda nzi ko agiye kuma ku biryo. Arangije arambwira ngo ningaburire umwana hage anyereka aho muryamisha. Mpita mpaguruka ndavuga ndataza no gukinga, ndasohokana umwana aragomeza ararira, ariko ndisohokera ndagenda ndabyihorera. Ndavuga ngo Imana izandengera. Ni ukuri Imana yabanye natwe. Rero twaje kuva k'uwo mumama atubwiye ngo dutanga amafaranga y'ikirago. Amafaranga y'ikirago yatwakaga ntabwo twari kuyabona. Twaramubwiye ati nta mafaranga dufite, ati ntabwo mushobora kuva hano. Afata ibumba y'imyenda, twagendaga dutwaye ibumba twatwaragamo imyenda, ibumba yishyira mu cyumba cye. Rero amahirwe twagize, icyumba cyiwe ntabwo cyari gifite urugi, ahubwo ryari rido.
nkabwira umugabo koko ko nta mafaranga tuzabona ngo duhe no mubyeyi tukaba dufashwe bugwate tuzava hano gute. Umugabo akambwira ati nge ntago mbizi amafaranga se tuzayabona gute. Igihe cyaje kugera rero turavuga ngo ubu ngubu biratuyobeye. Umumama aza gusohoka nyine abona ko byanaducanze yumva ko nta naho dufite ngira niho kujya, ariko yagiye kuvoma. Mba ninjiye mu cyumba niruye yabumba yanye fata n'umwana ndamugatishe ndigendeye we nimuhaguma nakaze kawe ati mpaguma nyirute mbona arankurikiye. Turazamuka tutaza hano turukujya. Twarazamutse turagana turi mu muhanda turahagarara turaganira. Ndamubaza ati se sheri tugiye he? Ati cyambere cyo twemeye kumvira Imana ngo dusubira muri iriya nzu umwana yaradupfanye, kandi nawe reba ukuntu ujya umera tugeze muri iriya nzu. Yego. Ikindi cya kabiri ubu turajya he turabigenza gute? Uwabazaga gutyo nini? Nge ariko mubwira. None we yajyaga amera ate ageze kuko byo ntabyo mwabitubwiye. Nge wamubwiye ati ukuntu wajya gumera. We yarambwiye ati we ujya umera nabi ugeze hari muri iriya nzu. Yego. Kandi n'uriya umwana wacu ukuntu twahamukuye yagiye gupfa. Kandi n'uriya mwana Imana yadutumyeho atubwira dusubire muri iriya nzu ko ataratuzi turasubirayo. Ndamubwira ati ntabwo nsubirayo. Arambaza ati turajyahe? Naho kuwe nk'umugabo turajyahe? Murasiga. Arandeba arumirwa. Arambwira ati ariko mfite aho nkujyana. Ndamubwira ati njyanayo. Nihe unjyana se kutansubiza hariya ko nta mafaranga ufite ngo urakodesha inzu uranjyana hehe? Nk'umugabo ari azi gukomera buri azi kwihangana cyane. Asubiza atinze araceceka aranyihorera, ariko turanjyana ntumbaze kuntu natekereje kuntu ajya kumbitsa. Twarazamutse tugera mu rugo rw'umuntu mbona arakomanze. Amaze gukomanga ati narinje hano, ati ni karibu, baduha karibu turicara. Arabwira ati ngewe ikintu kingenza narinje ngo mufashe mumubufasha. Ati se buhi ni umumama twe twarabonye ku rusengero ko ujya gusenga ukabona nk'umumama ukabona ameze nk'umuntu kwishimye, ukabona nk'umuntu kwishimye cyangwa ukabona basi hari ukuntu nyine hari uruhigo. Bamwita mama Eruwa. Mama Eruwa nari nukuri Imana imuha umugisha kandi Imana izamugirire neza na izamutabare. Umutware wanjye aramubwira ati mbabarira umbikire uno mudamu wanjye. Ati rwose ndazanye umugore nzanye n'umwana ubu mumbikiye nimbona aho mushyira nzagaruka kumufata. Ati se uzagaruka kumufata ryari? Ati ntabwo ari kera ni vuba nzaza murebe bumumbikiye. Ndamubaza none se niba tubika wowe urajya hehe? Arambwira ati nge ntabwo mbiza ahantu ndi bujye, ariko ngiye kubaza kwa Byiringiro nimba bari busi ngiye kubaza kwa Byiringiro nimba bari busenge niho ndi burare. Ningira amahirwe nkasanga basenze ndaba ntomboye. Umutware wanjye yaragiye nsigaraho kwa mama Eruwa njye n'umwana nanatwite, ariko nkajya mbwira Imana ko kubumana ko nagukoreye kuva nyiri mutoya. Ikintu cyatumye mbabara gutya ni igiki? Narwaye abadayimoni b'ibisazi, narabanye nawe kandi naragusenze uza kubingiza, none Mana urabingishije none buze naho kuba. Kuva mama Eruwa ntago mama Eruwa yanyicishije inzara, yatetse igikoma noneho akajyaho umukozi akaduhoreza turanywa. Bukeye mu gitondo umugabo wanjye ntiyaza, ubwo yaririwe mu masengesho. Bwongera burira mbura nagarutse ndavuga se noneho yarambikije aho niyantaye se koko, ariko uri mutima ukambwira ati umuntu utaranaye ndi umusazi ntane ndwaye ntane mfite ibibazo koko ntabwo yana ubu nabuze aha. Kumbe we yaragiye ajya kwibera ku cyumba cy'amasengesho. Igihe cyarageze rero ari umuntu wo muri korali ishimwe wo kuri Ngororano basenganaga aza kumubwira ibibazo dufite. Rero baje kuzana, baje kundeba, baje kunsura, ati hari ahantu nabikije umugore tujyane tujye kumusura. Baraje bamaze kuza baraganira. Ati se David byagenze ute?
ati bugira namuzanye hano ati nabuze aho kumushyira ariko David dufite akazu gato nubwo ari gatoya waba amafaranga makeya ukamuza mukaba ariho mwibera ati se amafaranga ndayakura hehe aramubwira ati rwose ngwino tugende nguhe inzu ububayemo igihe kizagera ubundi rero Imana gucira inzira zawe ugenda umpa make yego ya masengesho yasenze nange no gusenga Imana ibiducira inzira aragenda duha akumba kamwe n'agasaro tukajyamo tukinjiramo kandi nk'ikibirite hari harimo agatandatu kikaryamo kabakikubise hasi noneho kari gashamikiye ku yindi nzu ni agatara nk'agatara kari gashamikiye ku yindi nzu noneho ibintu byose bavugaga n'abana bibe barabyumvaga kuko bwajyaga mu gitondo nkumva bari kubisubiramo turyamye gahoberamo mu gitondo baravuga ngo muzi ko abantu baraye hano hepfo baraye bikubita hasi twaraye tubumva ariko ndabihorera twabayeho ngaho inzara irandya indyana nawe umwana. Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori, tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze, unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow.